umugisha inshuti z'Imana muraho murakomeye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe turabishimira kandi turabakunda murabizi neza 2025 rero turayibifurije ni ukuri abakunzi bacu ba Aidark TV show ni ukuri Imana ikomeze kubagirira neza kandi Imana ikomeze kubana namwe mu byo mukora byose, ibarindire imiryango, ibarindire mu kazi, ibarindire muri business mukora. Imana ye mu ijuru ikomeze kubana namwe. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku nkuru y'umupasiteri umupasiteri wabayeho, numvishe amakuru ye cyane numva ndamukunze, gusa umukecuru wiwe aracyariho. Uyu mupasiteri rero iyi foto si y'uyu mupasiteri, ubona ko nashatse ifoto y'umupasiteri nyine kugira ngo abe icyitegererezo cy'uwo mupasiteri, ariko iyo nkuru ni inkuru y'umupasiteri yabayeho. Umupasiteri yashaje mu minsi yashize, ariko ngiye kubabwira inkuru ye kandi ndabizi neza, ndayica mu ncamake kandi izi mwese muri buyikunde kandi irabafasha cyangwa se izanabafasha n'abazayumva. Imana ibahe umugisha rero, ukomeze kubana natwe kandi udutege amatwi uyumve iyi nkuru igufashe kunezeze. Hari umugabo umwe yabayeho ubuzima bwe bwose atazi Imana, avukira mu muryango wari uriho nyine utazi Imana, abantu ba kera nyine batari bakamenye ivanjiri cyangwa ijambo ry'Imana ritari ryakabagezeho. Avukira mu muryango w'abana benshi, ariko we amaze gukura ni cya gihe ijambo ry'Imana ryari rigeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mupasiteri aza gukizwa, aza kumenya Imana ari umusore, arangije arakizwa, Imana imugirira neza, yakira agakiza kandi rwose arakizwa neza, aba umukristo mwiza, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ikajya imuha amasezerano menshi, ikamubwira iti nzakugirira neza, nzagufasha, nzakwagura, nzaguha umuryango kandi nzagucyura, nzaguha kuyobora itorero ryanjye. Imana yamuhaye amasezerano menshi kandi Imana imugirira neza kuko yari umupasiteri mwiza pe. Uyu mugabo rero yaje gukizwa neza, icyo gihe yari umusore kuko yakijijwe mbere ya za 70 arakizwa neza, Imana imugirira neza. Arangije nyuma aza ashaka umugore, ashaka umukobwa nyine, abona umugore, barabyara. Babyaye umwana ugera umwana wa 3, nibwo itorero ryamuhaye kuba umushumba, aba umushumba, ariko ndababwiza ukuri yabaye umushumba mwiza pe. Umushumba mwiza ni Yesu, ariko nawe yageze mu kigero cya Kristo, yageze ikirenge mu cya Kristo. Ngiye kubabwira mu ncamake ibintu byaranze uyu mushumba. Uyu mushumba ikintu cy'ibanze cyamuranze ni uko yakundaga Imana. Uyu mushumba yakundaga Imana cyane ku buryo rwose yakoraga umurimo w'Imana yitanze. Igihe cyose yabaga ari gukora umurimo w'Imana yitanze, nta n'ikindi kintu arebaho, kandi agakundisha n'abakristo be gukunda umurimo w'Imana, nta kindi kintu arebaho. Umudamu we yari umuntu umwihanganira cyane, kuko murabizi inshuro nyinshi abashumba bakora umurimo wabo neza, inshuro nyinshi ntabwo babonera umwanya uhagije umuryango, ariko umudamu yarihanganaga akavuga ati kora umurimo w'Imana, Imana izaguhemba. Barabyaye, babyarana abana bagera mu 8, abana bagera mu 8 barabarira. Umushumba arakora, akunda gukorera amafaranga, agashakisha kandi akanasenga. Ibintu byaranze uyu mushumba rero ni uko ikintu cya mbere uyu mushumba yakundaga gusoma ijambo ry'Imana, agasoma ijambo ry'Imana kandi akanaryigisha. Yigishaga abantu kwihangana, akababwira n'ubuhamya yaciyemo, akabereka n'ubuzima abayemo, kandi akababwira ko byose aheza ari mu ijuru kandi ko byose bizashira. Ibi byose banyuramo cyangwa se bahura nabyo bizarangira. Uyu mupasiteri rero, uyu mushumba yahuye n'ibintu bikomeye cyane, kuko yagiye aca mu nzira z'inzitane, inzira zikomeye nyine, intambara mu itorero. Murabizi ko haba hari abantu baba babayeho kurwanya umurimo w'Imana, ntabwo babura ba Tobiya, ba Sanibarati, ariko ni ukuri uyu mupasiteri Imana igahagararana nawe kuko ariyo yari yaramuhamagaye.
Bantu b'Imana rero buriya iyo uhagararanye n'Imana, Imana nayo ntabwo yagutererana. Imana ntigeze itererana uyu mushumba, ubuhamya bwe bwakomeje kuba bwiza kuko yakomeje kubana n'Imana mu buzima bwe bwose kandi agakunda gusoma ijambo ry'Imana. Yakundaga kubwiriza abakristo akababwira ati niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yakundaga kubasomera mu Baroma 8:8 akavuga ati ese ni inzara? Niki cyadutandukanya n'urukundo? Ni ukuba wambaye ubusa? Ni ukuba utize? Ni ukuba abantu bakwanze cyangwa se bakugiriye nabi? Ni ikihe kintu cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niryo jambo yakundaga kubwira abakristo kandi agakunda kubaririmba indirimbo ivuga ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso muri Yesu Kristo. Yakundaga kubabwira ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Akakunda kubwira abantu b'Imana ati muhumure Yesu arabakunda, ntimukajye mukoza isoni Yesu. Yakundaga indirimbo zo mu gitabo cyane, hafi ya zose ndetse yari azizi, kuko iyo uganiriye n'umubyeyi bari barashakanye kuko aracyariho, arakubwira ati njyewe pasiteri yari umugabo mwiza, pasiteri yari umugabo uzi kubahiriza inshingano ze neza, uzi kuzikora neza. Akubwira ati pasiteri yari umuntu ukunda Imana, yakoreye Imana, yarakoze rwose umurimo w'Imana yawukoze neza. Uwo mudamu aguha ubuhamya bw'ukuntu pasiteri yakoze umurimo w'Imana neza. Uyu mupasiteri yakundaga kuririmba indirimbo zo kurwanira Imana ishyaka, akavuga ati nk'iyi ndirimbo ya 205 uvuga ngo urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Yakundaga kuririmba ino ndirimbo cyane, akavuga ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. We ikintu yabwiraga abakristo be, yakundaga gutoza abakristo, yakundaga kubabwira ngo murwane intambara yo gukiranuka, murwane intambara yo kunyoterwa n'ijambo ry'Imana, murwane intambara yo gukora ibyiza. Nicyo kintu yakundaga kubwiriza abantu benshi aho yabaga ari hose. Akabwira ati wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubeshaho. Ntutinye we gucogora, ntabwo ahinduka. Yesu wacu ntabwo ahinduka, ahubwo aragukunda kandi ni byose. Umufite nta kintu wabasha gukena, nta kintu na kimwe wakena igihe ufite Yesu. Niko yakundaga kubwira abantu ati umufite wibona ko ukennye, wibona ko udafite imodoka kandi ufite Yesu. Yesu aruta imodoka, Yesu aruta amazu, kuko hari abantu benshi baba bafite amazu akabapfira ubusa, ariko wowe Yesu niyo mpano ufite utagomba kurekura, kandi nawe ntabwo azigera kurekura. Ibintu byose ufite ushobora kubibura, ariko Yesu ntabwo wamubura. Yesu no mu rupfu muzaba muri kumwe, na nyuma y'urupfu muzaba muri kumwe. Yesu ni umutungo utimukanwa. Yesu ni wo mutungo wonyine wagira ukagendana nawe igihe cyose. Iryo ni ijambo umupasiteri yakundaga kubwira abakristo be, kugira ngo namwe ribafashe. Uyu mupasiteri yagize ubuzima buvanze nyine, yagize ubuzima bwo gukena. Ikigeragezo gikomeye bahuye nacyo, bahuye n'ikigeragezo cyo gukena, ngo bakabura ibiryo byo kugaburira abana babo. Hari igihe ngo babuze ibiryo, bakabura aho kuba, kuko babaga muri uyu mujyi, mu mujyi wa Kigali, babaga nyine ahantu bakodesha. Abana babo hari igihe baburaga imyenda yo kwambara. Bahuye n'ikigeragezo cy'urucantege, abantu bakajya babaca intege, bakamubwira ati ko pasiteri wowe ukora iki? Korera Imana, wabuze icyo ukora. Ariko pasiteri agakomera akavuga ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye aribwo bukubera ibyishimo. Ubugingo Yesu yari yaramuhaye bwamubereye ibyishimo.
Imana rero yaje kumugirira neza, abana be bariga, nubwo yanyuze muri ubwo buzima bw'inzitane, ariko Imana yaje kumwibuka. Imana ijya igaruka, Imana ijya yibuka umuntu wayo. Imana yaje kongera iramwibuka, imugirira neza. Abana be bariga bararangiza. Ubu abana babo bose ni abantu bakomeye. Abenshi baba mu bihugu byo hanze y'u Rwanda. Sinavuga izina ry'uwo mupasiteri, ariko uwo mupasiteri yakoreye Imana pe. Yakoreye Imana mu buryo bufatika, kandi ubuzima bwe bwose bwabaye ubwo kwitanga mu murimo w'Imana. Kandi ubu ni ukuri mama pasiteri ntabwo abayeho nabi, abana be baramutunze kuko we ntakibasha gukora. Abana be baramutunze, baravuga ati mama wacu rwose mwarakoze, Imana yabagire neza. Kandi abo bana bose uko bakuze bose bari mu nzu y'Imana, Imana yabagiriye neza. Ubu barakora, ubu ngubu basenga Imana, kandi n'abuzukuru bakorera Imana. Umupasiteri yasize umurage mwiza ukomeye. Ibintu byaranze uyu mupasiteri rero dukwiye kwigiraho. Umupasiteri yarangwaga no guca bugufi bikabije. Bikabije pe. Bamuvuze ngo bikabije, uyu mupasiteri yacaga bugufi cyane. Yari umuntu wicishaga bugufi. Uyu mupasiteri yari umuntu w'Imana. Yari umuntu w'Imana. Hari abantu baba ari abakozi b'Imana ariko batari abantu b'Imana. We rero yari umuntu w'Imana kuko yarakijijwe neza, kandi Imana yaramwirataga. Imana yaramwirataga. Hari ibintu bigaragaza ko Imana yamwirataga. Rimwe na rimwe abakristo yasengeshaga cyangwa se yayoboraga yari ashumbye. Rimwe na rimwe inshuro nyinshi iyo babaga bari mu mayerekwa nijoro, Imana yatumagaho umupasiteri akagenda akababwira. Babona pasiteri nijoro mu mayerekwa akavuga ati ni Imana yadusuye. Kubera iki? Wa mupasiteri yari umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu w'imfura. Burya umuntu w'imfura ni umuntu wirinda umugayo, ni umuntu udahemukira abantu. Ikindi, uyu mupasiteri yakundaga gusengera abantu. Yakundaga gusengera abantu ku buryo yafataga n'umunsi akiyiriza, akareka ibiryo agasengera abantu, agasengera abantu bakennye, agasengera abantu bababaye, agasengera abarwayi, agasura ababyeyi babyaye, akanabahemba, agasura abantu bafite ibibazo bitandukanye. Uyu mupasiteri ndamubashimiye, yari umushumba mwiza pe. Yakoreraga Kristo kandi nta kintu yitayeho. We icyo yarebaga ijuru, yatumbiraga ijuru. Yaravugaga ati icyo nzi cyo Imana izampa ubwami. Kandi ni ukuri iherezo yagize. Iyo uganiriye n'uwo mubyeyi usanga koko uwo mushumba yaragize iherezo ryiza, kuko yitabye Imana ari mu mazamuka, ari kuririmba indirimbo z'amazamuka. Uwo mupasiteri rero inkuru ye irakomeje cyane, ndetse ni inkuru ngari. Kubasha kuyivuga byangoye kumenya ibyo ndi bubabwire by'ingenzi, ariko hari ibintu by'ingenzi byinshi cyane byaranze uno mupasiteri numva twamwigiraho. Umupasiteri yabagaho ubuzima buciriritse rwose pe, ku buryo ibyo wasangaga afite mwarabisangiraga. Kandi ikindi kintu twamwigiraho, yafataga abantu bose kimwe. Yafataga abantu bose kimwe, atarobanuye abantu ku butoni. Uri umukene, uri umukire, uyu mupasiteri yarakumvaga. Iyo wagiraga ikibazo uri umukire yaragusuraga, waba uri umukene akagusura kandi akagufasha. Uyu mupasiteri rwose Imana yari yaramuhamagaye, yari afite umutima wa Kristo. Ko hari ahantu Bibiliya ivuga ngo mugire wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Uyu mupasiteri yagiraga wa mutima wari uri muri Kristo. Umutima wose wa Kristo wari uri muri we. Imana yamugiriye neza cyane. Uyu mupasiteri indi mpano yari afite, yakundaga abantu cyane. Hari umuntu buriya ubana n'abantu ariko akabana nabo kubera ko hari ibyo abashaka, ariko uyu mupasiteri yakundaga abantu n'umutima we wose pe. Kandi ikintu kigaragaza ko yakundaga abantu ni uko nabo bamukundaga. Nawe iyo yagiraga ikibazo akarwara, abantu bose wasangaga buzuye iwe. Kubera iki? Kubera urukundo bamukundaga. Abantu bose wasangaga bahora bashaka amakuru y'uwo mupasiteri, bamubaza waramutse ute. Urumva icyo gihe nta matelefone yabagaho cyane, ariko wasangaga abakristo batonze umurongo ku rugo rwe kubera urukundo bakundaga. Wasangaga ku rusengero abantu bose bifuza kumuhobera kubera urukundo bamukundaga. Iyo yabyaraga wasangaga abantu bose bagera iwe. Baba we,
iyo yashyingiraga wasangaga abantu bose buzuye iwe kubera urukundo bakundaga uno mupasiteri. Uyu mupasiteri abantu baramukundaga cyane, yari umuntu w'Imana. Reka tujye dusaba Imana kugira ngo natwe ni ukuri tubone imbaraga, kandi muri ubu buzima tujye dusenga kugira ngo Imana idushoboze muri iyi nzira. Umupasiteri rero yagize iherezo ryiza, kandi abana b'uyu mupasiteri nabo ni abatangabuhamya bw'uyu papa wabo, bavuga ati papa yari umupasiteri mwiza, papa wacu rwose, papa wacu yadutoje uburere bwiza, papa wacu yatugiriye neza, papa wacu yaradufashije, papa wacu yagiraga ikintu cyo kwihangana mu buzima bwe. Nanjye rero uyu mupasiteri nifuje kumubaganiriza kuko yaritahiye ntago akiriho ariko ndagira ngo mbabwire nubwo yatashye, ndagira ngo mbabwire ngo ubuzima wacamo bukomeye ntabwo ari we wenyine waba ubuciyemo, hari n'abandi benshi babuciyemo kandi baba intwari, bakomeza kubaha Imana. Twubahe Imana rero kandi tuyubahishe, kandi dukore imirimo myiza, kuko imirimo myiza muyongere ku gakiza, mugire agakiza ariko mugire n'imirimo myiza, mwongereho imirimo myiza nibwo Imana izabagirira neza. Imana ibahe umugisha rero.